ndabasuhuje inshuti bakundwa kuri mwe mudoma gukurikira ibiganiro byacu byo ku Rwanda rwa none. Nubwo M23 yongeye kugaragaza ibitwaro isa nkaho iri kuburira umutwe wa FDLR, hakomeje kugenda hagaragazwa ko M23 kubyo yakomeje kugenda igaragaza ikibazo kiracyari intambara zikomeje kugenda zigaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo hari ibitero bikomeje kugenda bigabwa, ariko kandi bigakomeza kugenda bikorwa na drone zitarimo abantu cyangwa se drone zirimo kwitwara, harakomeza kugenda hagaragazwa ko M23 yamaze kuba yaburira umutwe wa FDLR ndetse na leta ya Kinshasa. Ni nyuma yuko M23 ikomeje kugenda igaragaza ko ikomeje kugabwaho ibitero byakozwe na drone. Ni kibazo gikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati y'uruhande rurwana n'urundi harakomeza kugenda habura gica, ndetse n'uwaza gutsinda akaba yatwara ibice burundu yabuze. M23 irakomeza kugenda igabwaho ibitero bya drone, bikaza kuba byagaragaza ikibazo gikomeye cyane. Nubwo kandi M23 ikomeje kugenda igaragaza ko ikomeje kugenda iraswa hakoreshejwe drone, harakomeza kugenda hagaragaza ko nubwo izi drone zikomeje kugenda zirasa zirimo kwica n'ubuzima bw'abaturage. Hagataho kandi ngufitiye inkuru nziza, waba warazahajwe n'indwara z'amarozi, warivuje wabuze umuganga, igisubizo cyabonetse ku buzima bwawe. Dr Pembe, umwami w'abaganga, akorera kwijwi Igoma. Byumvikana ko Dr Pembe iyo akuvuye akora rimwe gusa, ubundi igisubizo wari umaze imyaka myinshi cyane utegereje wifuza byaranze gita kiboneka. Inama nzima burya iyo ufite umuganga muzima uba wanakira. Dr Pembe ukorera kwijwi Igoma ashobora kukuvura izo ndwara zose zananiranye z'amarozi, nubwo wivuje ukaba warabuze uwakuvura ugakira. Igisubizo n'umuti wawe wabonetse. Hamagara +24 38 397 Dr Pembe, umwami w'abaganga uvura indwara zananiranye z'amarozi. Nyuma y'ibitero byakomeje kugenda bikorwa na drone, byakomeje kugenda bigaragara mu bice bya Uvira, ndetse ubwo kandi hagakomeza kugenda hagaragazwa ko nubwo izi drone zikomeje kugenda zigaba nk'igitero, ariko kandi zirakomeza kugenda zigaba igitero simuziga, kigakomeza kugenda gihitana bamwe mu bayobozi ba M23. Nubwo M23 ikomeje kugenda igaragaza ko irimo kuraswa, ariko kandi ikomeje kugenda itaka ikabura wayitabara. Harakomeza kugenda hagaragazwa ibitero bya drone bikomeje kugenda bikorwa, gusa nkuko kandi uruhande rwa Kinshasa rwakomeje kugenda rugaragaza ko nyuma yuko abasirikare bakomeje kugenda baba bake cyane bitewe n'urugamba imyaka rumaze mu burasirazuba bwa Kongo, harakomeza kugenda hapfa abantu benshi cyane, kandi abasirikare ku rugamba barakomeza kugenda babura. Ikibazo gisigaye nabaza kurwana urugamba mu burasirazuba bwa Kongo, haba ku mitwe y'inyeshyamba za M23, FDLR ndetse na Wazalendo, harakomeza kugenda hagaragazwa ko habuze gica. Abasirikare cyangwa se intumwa zakarwanye izi ntambara zirakomeza kugenda zicwa buri ko bwije nuko bukeye. Ikibazo gisigaye nabaza kurwana urugamba, kandi ibice bitandukanye birakomeza kugenda bikenerwa na bamwe mu bayobozi bashaka kuba bakaba ibi bice. M23 irakenera ibice, leta ya Kinshasa ikeneye gukubita M23 ikaba yarekura bimwe mu bice yafashe. Nubwo kandi izi ntambara zose zikomeje kugenda zikorwa n'umutwe wa leta M23, harakomeza kugenda hagaragara ko leta Kinshasa nayo igomba kuba yabona ibi bice. Gusa harakomeza kugenda hagaragara ikibazo cy'abasirikare bagomba kurwana urugamba. Haraza gusigara hibazwa ese haraza gukoreshwa iyi strategy yo kuba bafata bino bice bakabyigarurira. Hagati ya leta ya Kinshasa cyangwa se Felix Antoine Gisegeti Chirombe arakomeza kugenda agaragaza ko nta kabuza agomba gukubita by'umwihariko inyeshyamba zitwaje intwaro zibarizwa mu mutwe wa M23. Nubwo kandi M23 yakomeje kugenda yigirirwa ingamba zo kuba yakubitwa ikavanwa mu bice yafashe, yakataje ko nta numwe uri buze kuba wakora ikosa yo kuba yavana M23 mu bice yafashe. Ikibazo kiracyakomeye cyane. Impande zombi zikeneye kuba zafata ibice, ariko kandi nubwo zikeneye gufata ibice hakaba hagaragara intambara. Izi ntambara zirakomeza kugenda zihitana ubuzima bw'abasirikare bakomeza kugenda barwana urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo kiraza gusigara hibazwa ese ko abasirikare bakomeje kugenda bicwa buri munsi, ariko kandi mu byukuri ugasanga ibice bikomeje kugenda bikenerwa kuba byafata. Harakomeza
harakomeza kugenda habura abasirikare barwana intambara zisigaye bakaba bafata ibice. Uretse ko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, byanga byakunda umwaka umwe hashobora kugaragara igisubizo cyari kimaze igihe kirekire gitegerejwe, kuko kuri aka kanya hakomeje kugenda hagaragazwa amakuru yakomeje kugenda atangazwa. M23 yabuze abasirikare. Kubura abasirikare M23 niko iri buze kuba yarangira. Gusa nkuko byakomeje kugera bitangazwa, nubwo M23 ikomeje kugenda yitera ingabo mu bitugu cyangwa se ikishyiramo akanyabugabo, harakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeje kugenda soka agaragaza ko M23 yabuze abasirikare bashobora kuba barwana urugamba. Urugero, ndaza kuba nagaragaza ko nubwo M23 yakomeje kugenda igaragaza kwitera ingabo mu bitugu, irakomeza kugenda igaragaza ko igishoboye kurwana urugamba, ariko kandi nanone ibitero byakomeje kugenda bigabwa, harakomeza kugenda hagaragara ko bamwe mu bayobozi ba M23 barakomeza kugenda bicwa abandi bagahushwa. Iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko M23 byanga byakunda byayirangiranye nitiga izindi strategies z'ingamba zo kuba yarwana, kuko leta ya Kinshasa yamaze kwiga imitwe ikomeye cyane yo gukoresha drone. Izi drone kandi nubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugenda izikoresha, zigakomeza kugenda zitera ibibazo bikomeye cyane, harimo kuba izi drone zikomeje kugenda zigaba ibitero zikica bamwe mu baturage badafite aho bahuriye n'intambara. Kuba wakica umusirikare mugenzi wawe muhanganye, ibi ngibi nta kibazo kiza kuba cyagaragaramo, ariko igihe iyi ntambara irenze kuba hari guhangana hagati y'abasirikare bashaka kuba bashakana intsinzi, bikaba byarenze umupaka, hakaba hari gupfa abaturage, ni kibazo cyamaze kukara cyane. Harakomeza kugenda hagaragazwa ko umuryango w'abibumbye ONU urakomeza kugenda usaba hagati ya M23 na leta ya Kinshasa n'izindi nyeshyamba zose zikomeza kugenda zigaragara mu burasirazuba bwa Kongo ko hagomba kuba hahakarikwa izi ntambara zikomeza kugenda zigaragara. Nubwo kandi M23 ikomeje kugenda yigobotora bimwe mu byaha ikomeje kugenda ishinjwa byo kuba ariyo ikomeje kugenda ikoresha izi drone, leta ya Kinshasa irakomeza kugenda ikoresha drone, gusa nyuma yaho igakoresha politike ikomeye cyane, igafata bimwe mu byaha bikomeje kugenda bikorwa na leta ya Kinshasa bikahita bihigikwa kuri M23. Ni kibazo gikomeye cyane. M23 irakomeza kugenda ifatirwa ibihano, uretse ko M23 ikomeje kugenda ikora amakosa akomeye cyane, harimo kuba abamwe mu basirikare ba M23 bakomeje kugenda bafata bamwe mu babyeyi ku ngufu. Biraza kuba byagaragazwa nk'icyaha kiyoka muntu mu ntambara, bitewe nuko M23 bamwe mu basirikare bayo bakomeje kugenda bafatwa bari gufata ku ngufu. Ni icyaha gikomeye cyane. Nubwo kandi M23 ibi byaha byose bikomeje kugenda bishinjwayo, irakomeza kugenda igaragaza ko izi drone zikomeje kugenda zigabwa na leta ya Kinshasa ifatikanyije n'izindi nyeshyamba FDLR, ndetse kandi agakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeza kugenda agaragaza ko nubwo izi drone zakomeje kugenda zikora amabara cyane, drone izabaye drone mu burasirazuba bwa Kongo. Reka twibaze, ese mu gihe M23 ihamwe n'icyaha cyo kuba ariyo ikomeje kugenda ikoresha izi drone, gakomeza kugenda hagaragara ko iki cyaha kiramutse kiyihamye byaba biyirangiyeho, kuko izi drone zirakomeza kugenda zigaba ibitero. Ni drone zikomeza kugenda zirasa amasasu ari kugwa icyarimwe cyane, ugasanga nubwo aya masasu ari kurekurwa icyarimwe arakomeza kugenda ahitana ubuzima bw'abaturage. Gusa nubwo M23 yo ikomeje kugenda igaragaza ko atariyo iri gukoresha zino drone, bitewe nuko ikomeje kugenda igaragaza ko harutse kuba hakorwa igitero cya drone kikanagwamo umwe mu basirikare bakomeye cyane bwana Wiringoma, bikumvikana ko yitabye Imana. Uretse ko nubwo hakomeje kugenda hagaragazwa ko amakuru akomeza kugenda atangaza agaragaza ko bwana Wiringoma yaguye mu gitero cyagabwe na drone, amakuru akomeza kugenda agaragazwa arakomeza kugenda agaragaza ko bwana Wiringoma yaba kiri muzima, ahubwo ari icyaha cya politike gikomeje kugenda kikorwa kugira ngo habashe kuba hagaragara ko izi drone zikomeje kugenda zishinjwa ko ziri gukoreshwa na M23, bikomeze kugenda byumvikana ko biri buze kuba byahera mu nzibacyuho yo kuba M23 atariyo iri gukoresha izi drone. Ikibazo kiracyakomeye cyane. Reka
twibaze mu gihe rumwe mu ruhande rurimo kurwana hagaragaye urimo gukoresha izi drone, rumwe mu ruhande rumwe ruraza kuba rufite intsinzi ikomeye cyane bitewe nuko haramutse hagaragaye umutwe umwe, haba leta ya Kinshasa FDL cyangwa se M23 akaba ariyo iri gukoresha izi drone, byaba biyirangiriyeho. Ariko kandi nubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihamwa n'ibyaha byo gukoresha drone zikomeje kugenda zigaba ibitero bigakomeza kugenda bigwamo abaturage b'inzirakarengane, leta ya Kinshasa irakomeza kugenda ihamwa n'ibi byaha, ibimenyetso byinshi birakomeza kugenda biyihama. Ariko kandi nanone M23 niramuka ihamije neza iki cyaha kikaba cyahama leta ya Kinshasa, M23 iraba igaragaje intsinzi bitewe nuko nanone nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ibice bikomeje kugenda byatakwa, harakomeza kugenda hatakwa bimwe mu bice bya Uvira ndetse na Goma, hakomeje kugenda hafatwa n'izi nyeshyamba zitwaje intwaro M23. Ariko kandi none leta ya Kinshasa igakomeza kugenda igaragaza ko M23 ariyo ikomeje kugenda ikoresha izi drone, ikaba yakirashisha bimwe mu bice yafashe kugira ngo hagaragazwe ko iki cyaha kirimo gukorwa na leta ya Kinshasa. Ariko nanone bimwe mu bimenyetso leta ya Kinshasa ikomeje kugenda itanga ntabwo birimo kugenda gutanga ishingo cyangwa se bishingirweho n'umuryango w'abibumbye ONU. Haracyari icyaha gikomeye cyane cyo kwica intumwa y'amahoro yoherejwe n'umuryango wa ONU, mu gihe kandi M23 iri buze kuba yatsinda nubwo bigaragara ko M23 bishobora kuyirangiraho bitewe nuko abasirikare bakomeje kugenda bayibana bake cyane, kandi ibice bikomeje kugenda bikontororwa na M23 birakomeza kugenda byiyongera buri ko bwishe nuko bukeye. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane kuba M23 ikomeje kugenda igira ibice byinshi, ariko kandi ababikontorora cyangwa se intumwa ziribuze kuba zarwana iyi ntambara zigakomeza kugenda zibura. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri M23. Gusa nubwo M23 ikomeje kugenda igaragaza kubura abasirikare bashobora kuba barwana uru rugamba, leta ya Kinshasa yakomeje kugenda yiga politique ikomeye cyane yo kuba igiye kujya ikoresha drone zikaba zakorezwa bimwe mu bice byafashwe na M23. Nubwo kandi leta ya Kinshasa ikomeje kugenda igaragaza ko yamaze kumaramaza kuba yakongera kwisubiza bimwe mu bice byayo, birakomeza kugera byumvikana ko irimo gukoresha strategy nziza cyane yo kuba yakoresha drone. Ahangaha M23 biraza kuyibera inshobera mahanga bitewe nuko biri kumvikana ko drone nuyirasa ntabwo uzaburasha umuntu. Ariko kandi M23 yo irakomeza kugenda igira ikibazo gikomeye cyane, irimo kurwana na drone, ariko kandi izi drone zo zirakomeza kugenda zirasa abantu, ariko kandi M23 yo igakomeza kugenda irasa drone. Byumvikane ko leta Kinshasa umutwe yize ari wo wanyawo wo kuba yatsinda urugamba rumaze imyaka isaga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni urugamba rumaze igihe kirekire cyane, ariko kandi rukomeje kugenda rugwamo abaturage kugeza maginga ya nkuko byakomeje kugira bitangazwa. Harakomeza kugenda humvikana ko miliyoni zisaga 10 zishobora kuba zakiyongera zikaba 15 cyangwa se 13 zimaze kuba zagwa muri izi ntambara zikomeza kugenda zigaragazwa. Buri munsi hakomeza kugenda humvikana ko umuntu muri Kongo umwe byibura agomba kuba apfuye asize intambara zikomeza kugenda zigaragazwa. Nubwo kandi hashobora kuba hapfa umuntu umwe, ariko kandi byumvikana ko hari n'igihe abagera ku ijana umunsi umwe bashobora kuba barasirwa icyarimwe bakaba bapfa. Byumvikana ko nta munsi w'ubusa mu myaka 30 ishize hadapfuye umuntu mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'izi ntambara zikomeje kugenda zikorwa. Bamwe bakuwe mu byabo barakomeza kugenda batakambira amahanga bavuga ko bagomba kuba basubizwa mu bice byabo cyangwa se mu byabo banyazwe n'izi ntambara zikomeza kugenda zigaragazwa mu burasirazuba bwa Kongo. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Reka twibaze ikibazo kimwe gusa, ese mu gihe M23 ije kuba yashinjwa bibyaha byose, byumvikana ko bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bashobora kuba bafungwa ubuziraherezo, cyangwa mu by'ukuri nkuko byakomeje kugenda bitangazwa bimwe mu byaha bikomeje kugenda bigaragazwa. M23 yaba yamaze kuba yakiga ingamba zikomeye cyane kuba ibona ko igiye kuba yatsindwa urugamba, ikaba itangiye kuba yagenda iburisha abasirikare bakomeye cyane gake gake. Biraza kuba byagaragaza nka politique ikomeye cyane yo kuba bamwe mu basirikare bakomeye cyane cyangwa se abajenerali bakomeza kugenda bagaragazwa mu burasirazuba bwa Kongo. Harakomeza kugenda hagaragazwa ko
ko byanga byakunda nubwo aya makuru atizewe ijana ku ijana. Byumvikana ko M23 yakomeje kugenda yiga strategy zo kuba yahurisha bamwe mu basirikare bakomeye cyane, mu gihe kandi ije kuba yatsindwa urugamba bakaba babura ntibaze kuba bafungwa bazira ibyaha byo kamuntu byakozwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yakomeje kugenda atangazwa ariko ntabwo yizewe ijana ku ijana, byumvikane ko adahagazweho neza. Nubwo kandi ibi byose bikomeje kugenda bigaragazwa, drone zirakomeza kugenda zigaba ibitero. Leta ya Kinshasa irakomeza kugenda igaragaza ko igomba kuba yagaragaza intsinzi mu bice byafashwe na M23. Nubwo kandi M23 yo ikomeje kugenda ibura ibibazo by'ibikoresho cyangwa se kuba yakongera gusubiza ikoresheje drone, uraza kuba wasanga leta ya Kinshasa irakomeza kugenda ikoresha drone ziremereye cyane, ariko kandi uraza kuba wasanga drone zikomeje kugenda zikoreshwa na M23 ni sito cyane, cyangwa se imbaraga n'ubushobozi bwa drone za M23 irimo gukoresha kugeza ubu birakomeza kugenda byumvikana ko zifite intege nke ugereranyije na drone zakomeje kugenda zikoreshwa na leta ya Kinshasa. Harimo ikibazo gikomeye cyane. M23 igomba kwiga urundi rugamba rushyashya yari maze imyaka irwana ifata ibice bitandukanye, ariko kugeza kuri aka kanya harakomeza kugenda hagaragazwa ko leta ya Kinshasa yize ingamba. Reka ahangaha tuze kuba twashyiraho akadomo ku byakomeje kugenda bigaragazwa, twerekeze kuri leta ya Bujumbura. FDLR Wazalendo FNB yakomeje kugenda igaragazwa ko nayo yivanze mu rugamba, ariko kandi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, bamwe mu basirikare boherejwe na Bwana Neva cyangwa se Antoine Felix Chirombe barakomeza kugenda bagaragaza ko hafatikanyijwe ubutwari bwakomeje kugenda buranga bamwe mu basirikare baturutse mu Burundi bagafatikanya n'abasirikare ba Kongo. Urugamba rwarabarenze, bamwe bahungiye muri Zambia kugeza ubu ngubu nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, barakomeza kugenda basaba isi ko igomba kuba yabarenganura bakaba basubizwa iwabo. Nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa, Bwana Evariste Ndayishimiye arakomeza kugenda ashinjwa ibyaha byo gukanga bamwe mu basirikare batorotse urugamba, bitewe nuko bamwe mu basirikare bakomeje kugenda boherezwa baturutse muri Bujumbura, bamwe bakomeje kugenda bahungira bimwe mu bihugu bikomeza kugenda bigaragaza ko byakiriye abasirikare baturutse mu Burundi, ariko kandi bagahunga bavuye mu gihugu cya Kongo boherejwe na leta ya Bujumbura. Harakomeza kugenda humvikana ko nubwo Zambia ikomeje kugenda igaragaza ko abasirikare bakomeje kugenda bahungira ahangaha bahunze icyaha cy'intambara cyakomeje kugenda gikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo, Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yashinjwa ibyaha bikomeye cyane, harimo ibyo gukanga by'umwihariko no kohereza abasirikare akabashyira mu gihugu kitari cye kidafitanye amasezerano no kuba yatabara. Gusa nkuko byose byarakozwe, nubwo byakozwe ni icyaha gikomeye cyane. Iyi ntambara yo muri Kongo igihe izahagarara hakaza kuba hacacanurwa, by'umwihariko bamwe bakaba bafatirwa ibihano, byumvikana ko hari leta zimwe na zimwe zizafungwa burundu, abandi bakaba barasirwa ku karubanda, kuko harakomeza kugenda hagaragara icyaha cy'inyokamuntu gikomeye cyane. Kugeza ubu nkuko imibare ibitugaragariza, ku munsi umwe gusa birashoboka ko umuntu umwe ashobora kuba yapfa. Iyo umuntu umwe apfuye hano muri Kongo, ntako Imana itaba yagize kugira ngo irinde bamwe mu bantu bakomeza kugenda bicirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa, bishobora kuba byazamuka cyangwa se umubare ukazamuka, byibura abantu 10 ku munsi bakaba bakicirwa mu ntambara zikomeza kugenda zigaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni kibazo gikomeye cyane kuri aka kanya. Icyaha cy'inyokamuntu gikomeza kugenda kigaragazwa mu ntambara zikomeza kugenda zikorwa mu burasirazuba bwa Kongo kirakomeza kugenda kizamuka cyane, ariko kandi ibi byaha byose mu gihe haje kuba hagaragara umutwe umwe cyangwa se leta imwe iri buze kuba yashyirwaho ibi byaha, biraza kuba ari ibyaha bikomeye cyane, bishobora kuba byatuma bamwe mu bajenerali bakomeye cyane ndetse na bamwe mu baperezida b'ibihugu bashobora kuba barashyirwa ku karubanda, bitewe nuko hakomeje kugenda hagaragazwa ibyaha by'inyokamuntu bikomeje kugenda bikorerwa muri izi ntambara zikomeza kugenda zica abaturage buri ko bwishe nuko bukeye. Bimwe mu bitero byakomeje kugira bitekurwa Karundura birakomeza kugenda bikorwa na M23 ikomeza kugenda igaragaza ko itari buze kuba yakihanganira gukomeza kugenda igabwaho ibitero bya drone, ariko kandi agakomeza kugenda hagaragazwa ko hagati ya
FDLR FNB ndetse ubwo na Wazalendo ndetse ubwo na leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Bujumbura. Harakomeza kugenda hagaragazwa ko harimo umutwe ukomeje kugenda wigiza nkana ukaba warenga ku masezerano y'ubutumwa bw'amahoro bwashyinwe hagati ya FCM 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Harimo uruhande rumwe rukomeje kugenda rwica amasezerano, ariko kandi M23 irakomeza kugenda yaka uburenganzira bwo kuba yakongera kugaba igitero, by'umwihariko kuba bakomeje kugenda bakoresha drone zikomeje kugenda zigaba ibitero zikanahusha bamwe mu basirikare bakomeye cyane ba FCM 23. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, witwa Wiringoma byumvikana ko nubwo amakuru akomeza kugenda atangazwa ko yaba yarapfiriye mu gitero cya drone cyagabwe, harakomeza kugenda humvikana ko iyi ngiyi ari politique ikomeje kugenda igaragazwa. Ari byo nakomeje kugenda nkomozo ngaragaza uti ese byashoboka ko FCM 23 byaba bigiye kuyirangiraho cyangwa se ikaba ibona iri gutsindwa urugamba, cyangwa nubwo yakomeje kugenda ikanirwa n'abanyamahanga byumvikana ko ishobora kuba igiye gutsindwa, ikaba yamaze kuba yakiga strategy cyangwa se ingamba zo gucikisha bamwe mu basirikare bakomeye cyane bakaba baburirwa irengero. Reka twizere ko nubwo byakomeje kugenda bigaragazwa ari amahire kuba kunzi ba M23 ndetse n'abakomeza kugenda bagaragaza ko bashigikiye leta ya Kinshasa. Reka ngushimire.